Bene data bakundwa, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iki ni cya kiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo mutegurirwa kandi mukagezwaho na Pastor Vuguzigira Alphonse. Reka dusenge. Data wa twese ukiranuka wo mu ijuru, turagushimye, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe rutagira akagero, tugushimiye umwanya uduhaye kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ryawe. Turasaba kugira ngo umwuka wera yobore ubugingo bwacu, ayobore imitima yacu kugira ngo tubashe kumva no kumvira mu izina ryera rya Yesu. Amen. Kuba twari kumwe ubushize twaganiriye mu gice cya 13 cy'ibyahishuwe, aho twarebaga inyamaswa ebyiri arizo Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Uyu munsi rero tugiye kuganira mu gice cya 14 aho tubona abacunguwe bahagaze ku musozi wa Siyoni n'umwana w'intama w'Imana, tukabona amatangazo 3 ndetse n'imisaruro 2. Mbibutse ko ibi bintu bitangazwa mbere yuko tubona ibyitangazwa rikomeye ry'umujinya w'Imana uzasukwa kubari mu isi mu bice bikurikira. Mu gice rero cya 13 twabonye iby'inyamaswa ebyiri arizo Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Mbere yuko twinjira mu bice bikurikira bitubwira iby'inzabya, mbere yuko twinjira mu bice bikurikira bitubwira iby'inzabya z'umujinya w'Imana kubari mu isi batayumvira. Tubanza kubona mu gice cya 14 abacunguwe, amatangazo 3 ndetse n'imisaruro 2. Yesu atubwira ibi ngibi mbere y'umujinya ukaze w'Imana uzasukwa ku batizeye Yesu n'akarengane kabera kazaterwa na Antikristo kugira ngo aduhumurize kandi adukomeze. Bityo rero reka dutangirire kwiyerekwa ry'abacunguwe bari ku musozi wa Siyoni bahagaranye n'umwana w'intama w'Imana, cyane cyane ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Reka twibukiranye ko atari ubwa mbere tubonye iyi mbaga y'abantu 144 bivugwa hano muri iki gice cya 14 cy'ibyahishuwe. Mu gice cya 7 Yohana yatweretse isi isa n'ikibuga kinini gifite abamarayika bahagaze ku mfuruka enye zacyo, bahagaje bafashe imiyaga 4 yo mu isi kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Aba bamarayika bafite ububasha bwo kubabaza isi n'inyanja n'ibiti n'uburyo bwo kurekura iyo miyaga bari bafashe mu ntoki zabo. Ariko hanyuma Yohana abona undi mumarayika azamuka ava iburasirazuba, ni ukuvuga mu gice cyerekeye aho Palestina iri. Uyu mumarayika yari afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Abwira abo bamarayika 4 kutababaza isi hatarashyirwa ikimenyetso ku ruhanga rw'imbata z'Imana. Ibi bishushanya ibyago n'amahano bizagwira abari mu isi no kurindwa kw'abantu b'Imana. Ibyago by'imanza Imana izacira abari mu isi bizaba bihagaritswe kugeza ubwo abantu b'Imana bazaba bamaze gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ibi tubibona muri iki gice cya 7. Rero twabonye ko impamvu y'uko gushyirwaho ikimenyetso tuyibwirwa mu gice cya 9 umurongo wa 4, aho tubona yuko impanda ya 5 ivuga, tukabona igitero cy'inzige ku isi. Cyakora tubwirwa yuko icyo gitero kidahabwa cyangwa se kidafata umuntu wese, ahubwo ngo gitera gusa abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Bivuze yuko Imana izasuka umujinya wayo ku isi, maze abari mu isi banze Imana izabatera ibyago biteye ubwoba cyane mbere yuko kwakurimbuka kubategereje kubageraho. Hagati muri bo hatuye abantu b'Imana, ariko ibyago by'umujinya w'Imana ntibizabageraho kuko bazaba barashyizweho ikimenyetso cy'Imana kugira ngo bakizwe umujinya wayo. Noneho umuntu yakwibaza ati, aba bantu 144 bongeye kuvugwa hano ni bande kandi batandukanye bate na babandi Yohana yeretswe mu gice cya 7? Mbibutse neza yuko muri gice cya 7 twabonye ko nk'uko Imana yarindiye Abisiraheli i Gosheni muri Egiputa, igateza abanyegiputa ibyago bikomeye cyane byatumye Farawo umutima wemezwa kurekura Abisiraheli, niko abari mu isi bafite ikimenyetso cy'Imana bazarindwa n'Imana mu gihe ibyago by'umujinya w'Imana bizaba biri gusukwa ku bari mu isi banze kwizera umwana w'intama w'Imana. Hanyuma rero twakwibaza iki kibazo, ese aba bantu 144 bongeye kuvugwa hano ni bande kandi batandukanye bate na babandi Yohana yeretswe mu gice cya 7? Hano Bibiliya yatubwiye ngo ni abatandujwe n'abagore, nkuko tubibona mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 2. Ni ukuvuga abantu bizeye ubutumwa bwiza bw'ukuri bwa Yesu Kristo, batandukanye n'abayobejwe cyangwa biroshye mu busambanyi bukomeye bwa maraya ukomeye ari we Babuloni, nkuko tubibona mu gice cya 14 igice cya 14 umurongo wa 8 n'igice cya 17 umurongo wa 2. Aba bantu rero Bibiliya ibita ngo ni abantu b'amasugi,
batiyandurishije ubusambanyi, batigeze banduzwa n'abagore. Mwibuke neza yuko isomye igitabo cya Hoseya, ubona neza uburyo Imana ishinze Abisiraheli ubusambanyi bw'umwuka igihe bari barataye Imana bakegukira ibigirwamana by'abanyamahanga, bityo Imana ibashinja ubusambanyi nk'ubw'indaya Gomeri. Bityo rero Imana nanone Bibiliya itwereka ko hano nabakurikira umwana w'intama bakiyanga bakemera kwikorera umusaraba wa Yesu, nkuko tubibona muri Mariko igice cya 8 umurongo wa 34. N'abantu bumuganura w'Imana n'umwana w'intama w'Imana, nkuko bigaragara mu byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 4. N'abatara ranzwe n'ibinyoma mu kanwa kabo. Nanone tubibona muri uwo murongo wa 4, ariko cyane cyane tugasoma nandi magambo agaragaza abantu bameze batyo mu Baroma igice cya 1 umurongo wa 25. Mu ncamake rero, aba ntabwo ari babandi bamwe bavuga ngo nabizera bukuri bahagarariye abandi, kuko hari abantu bajya bigisha bakavuga ngo hari abantu 144 abo nibo bonyine batoranijwe, nibo bemerewe kurya igaburo ryera, nibo bemerewe kuba bagira ikindi bakora, kuko nibo bemerewe kuzajya mu ijuru. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko Bibiliya ibigaragaza, kuko aba bantu 144 tubabona mu gice cya 7 ari 144 bari mu isi bagiye kunyura muri ya mibabaro idasanzwe. Ariko muri gice cya 11 twongera kubabona ndetse no muri iki gice ari abantu bangana n'umusenyi wo ku nyanja bahagaze imbere y'intebe y'Imana. Hano noneho mu gice cya 14 turababona bahagaze ku musozi wa Siyoni bahagararanye n'umwana w'intama w'Imana. Turi buze kubisobanukirwa. Ntabwo rero ari itsinda rito ry'abasigaye bakomeza amategeko y'Imana. Hari n'abandi bajya bigisha ngo aba bantu ni rya tsinda rito ry'abasigaye bitondera kandi bagakomeza amategeko y'Imana. Nta nubwo ari za ntwari zo kwizera, ahubwo Bibiliya igaragaza ko ni umubare ugaragaza bizera bukuri muri Kristo Yesu bibihe byose bahagaze imbere y'intebe y'ubwami y'Imana bamaze kunesha ya mibabaro idasanzwe yo mu isi, iyo bazanyuramo mu gihe cya Antikristo cyangwa mu gihe cya ya nyamaswa cy'umubabaro udasanzwe. Mwibuke ko mu gice cya 7 twabonye bari mu isi bashyirwaho ikimenyetso cy'Imana, kuko bari bagiye kunyura muri ya mibabaro idasanzwe. Naho mu gice cya 14 bahagararanye n'umwana w'intama ku musozi wa Siyoni. Mu gice cya 20 tubona ko Yesu naza kwima ingoma y'imyaka 1000, abera bazamusanganira mu kirere ubwo azaba agaragaye ku bicu. Hanyuma azagarukana n'abera bamushagaye, maze azakandagiza ibirenge bye ku musozi wa Siyoni. Abantu babivuga mu buryo bwinshi butandukanye. Bamwe bavuga ko Siyoni ari yo mu ijuru, nkuko bisomwa mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 22, ndetse no mu byahishuwe hano igice cya 14 umurongo wa 3, ndetse no mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 26. Naho abandi ngo ni ishusho y'ubuhungiro tubonera mu gakiza. Abandi ngo Siyoni ni Siyoni y'isi, aho abana b'Imana bazategekana na Yesu. Ariko icyo Bibiliya ubwayo yerekana nuko abantu b'Imana binjira muri cya gihe cy'ibigeragezo bazarokoka bakakivamo bahagararanye na Yesu kandi banesheje. Kandi riyerekwa ryaje nyuma y'ibice 2 bivuga uburakari bwa Satani, kugira ngo rikomeza bizera Yesu bashobora kuzahungabanywa n'imikorere ya Antikristo ndetse na Satani. Rero ntabwo ari umubare w'abantu runaka batoranijwe, ntabwo ari babandi basigaye bakomeza amategeko, ahubwo ni umubare w'abantu b'Imana. Uyu mubare ni simbole, ni ikimenyetso, ntabwo ari umubare 144 literale nk'uko abantu babitekereza. Mu by'ukuri rero aba bantu tubona yuko tubona umwana w'intama aha aba bantu bacunguwe umutima wihariye wo kuramya Imana no kuyisingiza mu ndirimbo itigeze imenywa n'ikindi cyaremwe cyose, ndetse n'ibiremwa byo mu ijuru ntibyigeze biyimenya. Mu by'ukuri rero abantu bigisha yuko aba bantu 144 ari abantu runaka bahagarariye abandi batoranijwe bazajya mu ijuru, abandi bakaba baba muri ubu buzima bw'isi nshya. Bibutse ko ijambo ry'Imana rivuga ko iyi si izazingwa nk'uko umuntu azinga urupapuro igihe umwana w'intama azaba yamaze kuyimaho ingoma y'imyaka 1000 hamwe n'abera, ingoma y'ubwami bwa Dawidi, nk'uko ijambo ry'Imana ribisezeranya. Mu by'ukuri rero uyu ni umubare figurative cyangwa se umubare w'igishushanyo ugaragaza abantu bibihe byose bukuri b'Imana bizeye Yesu Kristo, bo mu moko yose no mu ndimi zose no mu mahanga yose, bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bazaba bamaze bahagararanye na Yesu kuri wa musozi wa Siyoni, bamaze kunesha
bamaze kuva muri ya mibabaro idasanzwe. Ndibutse ko aba bantu nanone twigeze kubabona mu gice cya 5 aho Bibiliya ivuga ngo ni wowe ukwiriye kwenda igitabo ukamenya ibimenyetso bigifatanyije, kuko watambwe ugacungurira Imana yacu abo mu ndimi zose no mu mahanga yose no mu moko yose no mu ndimi zose, ubacunguriye Imana yacu kuba abami n'abatambyi bazima mu isi. Mu by'ukuri rero tubona neza yuko aba bantu n'abantu bibihe byose bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bazaba bamaze kunyura muri ya mibabaro yo mu isi idasanzwe izaterwa na ya nyamaswa ndetse n'umuhanuzi wayo w'ibinyoma, ubwo bazaba bahagararanye na Kristo banesheje. Mu by'ukuri rero iyerekwa hano iri yerekwa tumaze kubona ry'aba bantu bacunguwe ritugeza nanone ku iyereka ry'amatangazo 3 tubona muri iki gice, cyane cyane iyo urebye ku murongo wa 7 kugeza ku 9. Aya magambo 3 nayo tuzagenderaho mu minsi y'imperuka. Uwitwa Lenski yaravuze ati, aya matangazo atangazwa n'abamarayika mu kirere kiringaniye cy'ijuru hejuru y'isi no hejuru y'ibikorwa byose bya ya nyamaswa, uku ni ukuri guhambaye cyane gusumba ibinyoma byose bya ya nyamaswa no hejuru y'ibikorwa bitagira umumaro bya buri munsi by'abantu bari mu isi. Abantu b'Imana bonyine nibo babashije kumenya no gukomeza ukuri kw'iby'umwuka bakanezezwa n'uko kuri abisi bose badashaka kumva no gutega amatwi. Aya matangazo atangwa nk'ubutumwa bwiza bw'isi yose, agizwe n'ukuri shingiro kw'ibintu bitatu abisi bose bakwiriye kumenya ariko ntibashaka kubyumva, ariko ku bantu b'Imana kuzabakomeza kandi kuzabahumuriza. Rero muri iyi mirongo tubona itangazo rya mbere riboneka ku murongo wa 7 aho rihamagarira abantu kuramya Imana no kuyihimbaza ko igihe cyo guca imanza gisohoye, kandi ko abantu bakwiriye kuramya iyaremye ijuru n'isi ikadendeza inyanja n'amasoko. Kugeza ku munota wa nyuma rero icyo amagambo atubwira ni uko ubutumwa bwiza bugomba kuvugwa ku isi yose, kabone niyo abantu baburwanya bivuye inyuma rwose, ubutumwa bwiza buzakomeza kuvugwa, kuko na Paulo yaravuze ngo njyewe nabohwa n'iminyururu ariko ubutumwa bwiza ntabwo buboheshwe iminyururu. Kandi kugeza ku munota wa nyuma, kugeza ku mwanya wa nyuma, amahirwe yo kwihana aracyahari. Aya magambo rero anyomoza ihamagara rya ya nyamaswa twabonye mu gice cya 13 ndetse n'umuhanuzi we w'ibinyoma, aho bazakora imirimo n'ibitangaza bikomeye bagahamagarira abantu kuva ku Mana ndetse no kurwanya umwana w'intama, cyangwa se kuba mu buzima butaramya umwana w'intama cyangwa butizera Yesu Kristo, kubera ko abantu benshi bazatinya ubushobozi bwayo kuko izakora imirimo n'ibitangaza. Ariko ubushize twabonye ko iyo mirimo y'ibitangaza n'abadayimoni bashobora gukora ibyo bitangaza. Bityo rero itangazo rya 2 riri ku murongo wa 8 ritangaza kugwa k'umurwa ukomeye Babuloni n'ubusambanyi bwayo iyobesha amahanga. Mu isezerano rya kera Babuloni ivugwa nk'ikigereranyo cy'igihugu cyangwa iterambere, ibyo twita civilisation rihambaye kandi ry'ubwiza, ariko rirwanya Imana n'ibyayo n'abantu bayo. Iyi mibereho y'iri terambere iziganza cyane mu gihe cy'ubutegetsi bwa ya nyamaswa. Babuloni izwi kandi kubera ubusambanyi bwayo gutanga ubuzima bw'ibinezeza by'isi kuruta iby'Imana. Babuloni rero izigarurira amahanga menshi, yemeze umunezero w'ubutunzi bw'isi n'ibinezeza byayo, maze abantu babikurikire bimura Imana. Mu ncamake rero twavuga ko Babuloni ni umutima wose wirundumurira mu butunzi bw'isi n'ibinezeza byayo ukimura Imana mu mibereho ya muntu, cyangwa ko Babuloni ari abisi n'iby'isi birwanya Imana n'ibyayo n'abayo. Cyakora iyi Babuloni tuzayivugaho birambuye mu gice cya 17 no mu gice cya 18. Rero ntabwo Babuloni iyi ndayivugwa ari umuntu buraya uhagaze hariya, ahubwo nk'uko uyu umutima w'Imana wababazwaga no kuyoba kw'imitima y'Abisiraheli, Imana ikababwira ko biroheye mu buraya bwo gusambana n'ibigirwamana, niko n'iyi ndaya Babuloni ishushanya umutima wa muntu, umutima wimura Imana ukayimuza ibinezeza n'ubutunzi bw'isi, ntiwite ku by'Imana. Ibi rero ni umuburo ku bakristo bageragezwa no kureka Kristo kubera ibinezeza n'ubutunzi by'isi, cyangwa Babuloni bizashiraho. Bibiliya iravuga ngo dore isi irashirana no kwifuza kwayo. Mu murongo wa 10 rero kugeza 13 niho tubona itangazo rya 3.
Itangazo rya gatatu riboneka cyane cyane mu murongo wa 9, ryihanangiriza abantu bose bo mu isi baramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo bakayikorera, rikerekana n'amaherezo yabo. Tubibutse yuko mu gice cya 13 twasobanuye neza umubare uranga ya nyamaswa ko ari umubare 666, ariko tunabona ko uyu mubare nawo ni figurative, ni igishushanyo kigaragaza neza yuko imibereho y'abantu izagaragazwa n'ibibi, bityo ibyo bibi biri mu mitima yabo bizagaragaza ko baramya ya nyamaswa bakanayikorera. Rero muri iyi mirongo tubona uburakari bw'Imana ku batayumvira bugurumana ku rwego ruhanitse, nubwo twese twakabaye twararimbutse kubera ubugome bwacu tugomera Imana n'ibyaha byacu, ariko Imana yahisemo kutugirira imbabazi, inatanga umwana wayo kugira ngo dukire ubwo bugome, twongere kubana nayo twera nk'uko umugambi wayo wari uri muri Edeni mbere y'uko mwene muntu ahitamo kwigomeka ku muremyi wa muremyi. Naho tubona mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 8 hatubwira ngo kandi Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ariko nanone wasoma mu Befeso igice cya 2 haravuga ngo dore twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ibyo twagenderagamo dukurikiza umwami utegeka ikirere n'umwuka ukorera mu batumvira, dukurikiza ibyo kamere n'imitima yacu byishakira. Abo nibo twari turi bo rero. Kubw'ibyo rero Paulo yaravuze ngo twari dukwiriye umujinya w'Imana. Ariko umurongo wa 4 uratubwira ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Twese rero abari mu isi kubwo kugomera Imana, kubwo kugomera umuremyi, twari dukwiriye urupfu, ariko Imana ihitamo kutubabarira no kutweza kugira ngo irusheho kuduhindura abana bayo, kugira ngo umugambi wayo yari ifite igihe yaremaga Adamu na Eva muri Edeni babana mu busabane ntangere kandi mu busabane buzira icyaha rwose, ariko uwo mugambi uzongera gusohorera muri Kristo Yesu ubwo Imana izazana iherezo rya byose mu isi. Ariko tumenye ko nubwo Imana yabyihanganiye siko bizahora iteka ryose. Hari igihe cyagenwe n'Imana ubwo izasuka umujinya wayo w'inkazi ku bari mu isi banze kuyumvira, kandi nta n'umwe ubasha kuzawukumira cyangwa kuzawurokoka. Irimbukiro si ahantu Satani afite ububasha cyangwa agenzura, ahubwo ni ahantu Imana yonyine n'abamarayika bayo bafite ububasha bwo kugenzura. Bityo rero abantu benshi cyangwa se abantu be gutekereza ko kuba abatumviye bazajyana na Satani mu muriro w'iteka ari intsinzi ya Satani, ahubwo bizaba ari ugutsindwa kwe kwa nyuma hamwe n'abamukurikiye bose, ndetse we n'abadayimoni be bazahababarizwa iteka ryose nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Abantu rero dukwiye kwiyambura ibinyoma bya Satani kuko Imana iracyadufitiye imbabazi. Iyo usomye urwa 2 rwa Petero 3:9 haravuga ngo umwami Imana ntitinze isezerano nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo itwihanganira ishaka ko nta n'umwe warimbuka. Ntabwo rero umugambi w'Imana ari ugutuma bari mu isi barimbuka, ariko abanga kumvira bo inkota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ijambo ry'Imana ryongera kuritubwira muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. 17 akatubwira ati kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yamutumye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ariko umurongo wa 18 ukatubwira uti dore uwizeye uwo mwana w'Imana afite ubugingo buhoraho, ariko utaramwizeye iteka amaze kuricirwaho kuko atizeye umwana w'intama w'Imana utanga ubugingo buhoraho. Umurongo wa 13 rero w'iki gice utubwira inkuru y'ukuri kw'agakiza kacu twebwe abizera. Nyuma y'uko tubona kwihanangirizwa kw'abaramya ya nyamaswa, Bibiliya iratubwira iti hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, umwuka wera nawe ati ye kuko baruhutse imiruho n'imihati kandi imirimo yabo igiye ibaherekeje. Ariko twibuke ko uku kuri gushobora kwibagirana cyangwa kugashidikanywaho cyangwa kukaba mu mutwe gusa, ariko ntigushobore gutera ihumure cyane cyane mu bihe by'akarengane nk'akazatezwa na ya nyamaswa.
byakorohera rero bamwe kwihakana kwizera gufite imigisha y'iteka ryose no mu gihe kizaza, kugira ngo babeho agahe gato kuzuye imiruho n'imibabaro, kandi kazabageza ku irimbukiro ry'iteka bagatandukana n'ubwami bw'Imana. Bityo rero uyu ni umuburo ku bizera. Dukwiriye kumenya neza yuko abafite amahirwe si abarama imyaka myinshi, ahubwo abafite amahirwe ni abapfa bapfiriye mu mwami, kuko baba baruhutse imiruho n'imihati kandi barindiwe agakiza kabo rwose kuzabana n'umwana w'intama w'Imana. Aya magambo ni amagambo atatu abakristo nyabo bazagenderaho mu minsi y'imperuka. Niyo matangazo atatu twabonye, ariko reka tuyasubiremo mu ncamake kuko ni amagambo atatu azakomeza bizera mu gihe cy'iminsi y'imperuka. Ijambo rya mbere ni uguhamagarira abantu kuramya Imana nyakuri. Dukwiriye guhamagarira abantu kuramya Imana nyakuri. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yadendeje inyanja n'amasoko. Nyamara mu minsi ya none abantu bararamya ibitari Imana nyakuri. Abantu bararamya abandi, abantu bararamya ibigirwamana, ubutunzi n'ibindi bimeze gutyo. Abantu bafite ibigirwamana byinshi mu buzima bwabo. Niko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuhamagarira abantu kuramya Imana nyakuri. Icya kabiri ni ukuburira abantu ko Babuloni igiye kugwa. Ibinezeza by'ubu buzima, yego ijambo ry'Imana ntabwo ritubuza gushaka ubutunzi, ariko igihe ubutunzi bwabaye imana y'umuntu ndetse umuntu akabyirunduriramo bigatuma yimura Imana mu buzima bwe, ijambo ry'Imana riravuga ngo umenye ko ubwo butunzi bwa Babuloni bugiye kugwa rwose. Babuloni bidatinze igiye kugwa. Icyaba cyiza ni muramya Imana yaremye isi n'ijuru, ikadendeza inyanja n'amasoko, ikarema ibiri mu isi byose, igatanga umwuka duhumeka n'ubuzima dufite, kuko ariyo tubikesha. Kuko icyatumye tubaho, icyatumye turema, nuko yabishatse kandi kugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Itangazo rya gatatu ryari ukubwira abantu ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami. Twabonye ko abagira amahirwe si abarama cyane, kuko kurama cyane gushobora no guhinyuza intwari. Ahubwo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abahirwa cyane ni abapfa bapfiriye mu mwami. Iri ni ihumure ku bizera bakwiriye kumenya neza badashidikanya yuko Imana izabarinda rwose muri cya gihe gikomeye. Nubwo imibiri yabo yapfa, ariko ubugingo bwabo ntacyo bushobora gutwarwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, yaba Satani, yaba icyaha, yaba urupfu. Iyo mvuze urupfu ntabwo mvuga urupfu rw'umubiri, ahubwo ndavuga kurimbuka k'ubugingo, kuko bazaba barindiwe muri Kristo Yesu, umwami n'umukiza wacu. Hanyuma rero nyuma y'ayo mayerekwa abiri nanone tubonya iyerekwa rya gatatu, ari ryo gisarurwa ry'isi. Muri iri yerekwa tubona imisaruro ibiri. Dutangira mu murongo wa 14 kugeza 16, hafi kugeza 20, twumva abamarayika batangaza yuko igihe cy'iyo misaruro yombi gisohoye rwose. Iyi misaruro ibitegereje icyemezo giturutse mu ijuru ku ntebe y'ubwami yo mu ijuru, ya ntebe twabonye mu gice cya 4 cy'iki gitabo cy'ibyahishuwe, ya yindi Yohana yabonye mu ijuru akabona n'uyicayeho nuko yasaga, bishushanya igitinyiro cy'Imana ndetse n'ubwenge no gukomera kwayo abari mu isi bakwiriye kumenya. Ndetse niyo dutangira iki gice cya 14 hatangira hatwereka umwana w'intama ahagaze ku gicu, nawe afite ubwiza n'icyubahiro, ndetse bifitanye isano rwose. Mu by'ukuri ntabwo igihe cyo kuzinga amateka yose y'isi kiba cyari bwagere, nkuko tubibona mu byahishuwe igice cya 19, kugira ngo twumve kandi tumenye neza iby'iri yerekwa ryigisha ry'imisaruro ibiri. Tumenye yuko Bibiliya ivuga ku misaruro ibiri. Umwe urebana no kurobanura abeza n'ababi, kandi na Yesu yarabivuze muri Matayo igice cya 13 mu murongo wa 37 na 43 mu migani ya Yesu Kristo. Hano umurongo wa 14 uravuga ngo mbona igicu cyera, no ku gicu mbona uwicayeho usa n'umwana w'umuntu, wambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe, kandi afite umuhoro utyaye mu ntoki ze. Marayika wundi ava mu rusengero arangurura ijwi rirenga, abwira uwicaye kuri icyo gicu ati, ahura umuhoro wawe usarure, kuko isarura risohoye, kandi ibisarurwa byo mu isi byeze cyane. Nuko uwicaye ku gicu yahura umuhoro we mu isi irasarurwa. Tubona ko iri sarura rya mbere ni rirebana no gusarurwa kw'abana b'Imana, cyangwa se abizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bakurwa muri ubu buzima, cyangwa se batandukanywa n'abatizera.
nk'uko Yesu abitubwira muri la migani yo mu butumwa bwiza bwa Matayo ko azarobanura intama mu ihene cyangwa se akarobanura agatandukanya urukungu n'amasaka. Bityo rero hano iri sarura rya mbere rigaragara mu murongo wa 14 kugeza 16 ritubwira isarura cyangwa se ritubwira iherezo ryo gutandukanya abizera n'abatizera, kuko abambere hano bagaragara muri iyi mirongo n'umusaruro urebana no kurobanura abeza mu babi, naho undi musaruro urebana n'umujinya w'Imana ku bari mu isi, nkuko tubibona muri Yoweri igice cya 4 umurongo wa 13 kugeza 15. Hano muri uyu murongo, muri iyi mirongo ya 14 dusubiye hejuru itwereka cyane rwose ako marayika usarura aturuka mu rusengero, naho marayika usarura umusaruro wa kabiri we ntabwo aturuka mu rusengero ahubwo aturuka ku gicaniro cy'umuriro. Reka turebe umurongo wa 17. Marayika wundi ava muri rwa rusengero rwo mu ijuru, nawe afite umuhoro utyaye. Hakurikiraho undi uvuye ku gicaniro, ari we mutware w'umuriro. Ararangurura ijwi abwira wa marayika wundi ufite umuhoro utyaye ati, ahura umuhoro wawe utyaye uca amaseri yo ku muzabibu w'isi, kuko inzabibu zawo zinetse. Nuko 19 haratubwira hati, nuko marayika yahura umuhoro we mu isi, aca imbuto z'umuzabibu w'isi azijugunya mu muvure w'umujinya w'Imana. Umurongo wa 20, uwo muvure wengesherezwamo ibirenge inyuma ya wa mudugudu, uvamo amaraso agera mu mikoba yo ku majosi y'amafarashi, agera stadiyo 1,600. Icyambere tubona ko marayika hano kuri uyu musaruro wa kabiri uza gusarura aturuka mu gicaniro kandi n'umutware w'umuriro. Bigaragaza ko ubundi umuriro twavuze ko ni ikimenyetso cy'urubanza, bivuga ko uyu musaruro wa kabiri ni urubanza ku bari mu isi. Umusaruro wa mbere ni uguha agakiza no guhemba no guha ingororano abizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ariko umusaruro wa kabiri ni igihano ndetse ni urubanza ku bari mu isi batabashije kwizera umwana w'intama w'Imana. Hano rero hari ibimenyetso byagiye bikoreshwa cyangwa se analogy. Abamarayika babwirwa gusarura inzabibu zengerwa mu muvure w'umujinya w'Imana, amaraso agatemba, bisobanuye urupfu rwa benshi. Ku gutemba kwa aya maraso aturuka muri iyi mizabibu, imizabibu ishushanya aba bantu b'isi batizeye Yesu Kristo bazasarurwa, kandi uyu muvure Bibiliya yadusobanuye neza yuko ari umujinya w'Imana. Bityo abantu bazasarurwa ariko bahure n'umujinya w'Imana n'akaga gakomeye cyane, kuko aya maraso atemba akagera mu majosi y'amafarashi ashushanya urupfu rw'abantu benshi ruzaterwa no kuba basutsweho umujinya ukomeye w'Imana, kandi ntawubasha kuzabakiza amaboko akomeye y'Uwiteka Imana. Umudugudu uvugwa hano bishoboka ko yaba ari Yerusalemu, naho stadiyo 1,600 uzigereranyije mu gipimo dusanzwe dukoresha zingana na kilometero 300, bikaba bihwanye nuko Palestina y'iki gihe ingana. Umurongo wa 19 utwereka urusengero rw'umujinya cyangwa se urugero rw'umujinya w'Imana uzasukwa ku bari mu isi hakoreshejwe ingano y'itemba ry'amaraso riva ku rupfu rwa benshi cyane kubera umujinya w'Imana. Bene data bakundwa rero, ibindi tubona binakwiriye cyangwa se bitubona bikwiriye kutwibutsa ko inyoko muntu imbere yayo hari amaherezo abiri atandukanye, urupfu n'ubugingo, kandi aratangazwa. Hategerejwe gusa igihe gikwiriye cy'Imana kugira ngo asohozwe, nkuko twabibonye mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9, ahavuga ko umwami Imana idatinze isezerano ahubwo itwihanganira ishaka ko nta numwe warimbuka. Ariko igihe abantu bazakomeza mu bibi byabo bakanga kwihana, ubwo itababariye ab'i Sodomu n'i Gomora, ntibabarire abo mu gihe cya Nowa, ntabwo izirengagiza ngo ibabarire abo mu gihe cya none bakerensheje amaraso y'umwana w'intama bejeshejwe, ariyo ya Yesu Kristo, nkuko tubibona mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 26. Ntabwo rwose Imana izigera ibabarira abakerensheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Ndetse niyo usomye mu gice cya 14 cya Yohana, Yesu yatubwiye yuko utuka data azababarirwa rwose, nutuka Yesu azababarirwa, ariko utuka umwuka wera ntazigera ababarirwa, ngo kuko azaba akoze icyaha cy'iteka ryose. Ese iki cyaha
cyaha twabonye ko ari iki cyaha twabonye ko ni ugufata amagambo ya Yesu Kristo cyangwa se gufata umurimo Kristo yakoreye ku musaraba utuma uzanira umunyabyaha agakiza, maze umuntu akawirengagiza, akawutesha agaciro cyangwa akawitirira Satani n'abadayimoni. Bityo nta kindi gitambo cy'ibyaha kiba gitegerejwe keretse gutegerezanya ubwoba, gucirwaho iteka n'umujinya w'Imana ukomeye. Aha ndibutsa ko dutangira iki gitabo cy'ibyahishuwe twabonye ko insanganyamatsiko nkuru ari ukugaruka kwa Yesu Kristo, ndetse agaha abizeye agakiza no gusukwaho umujinya w'Imana kubanze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Ari byo mu magambo abiri make twakwita guhemba abizeye no guhana abanze kwizera. Muri Yoweri rero mu gice cya 3 umurongo wa 11 kugeza 15 tubona ko iri yerekwa rivuga yuko ibyahanuwe aha bizasohora mu gihe cy'imperuka. Kandi twibuke neza yuko Petero igihe yabwirizaga ku munsi wa Pentekote yarabwiye ati, bagabo bene data, ibi nibyo byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri yuko mu minsi y'imperuka ibyavuzwe n'umuhanuzi Yoweri bizasohora. Abana banyu bazerekwa, abasaza bazarota, n'ibindi bimeze bityo. Icyo nshaka kuvuga ahangaha ni uko igihe umwuka wera yamanukaga ku munsi wa Pentekote agatangiza itorero, akabana naryo mu isi nk'uko abana naryo uyu munsi, twatangiye iminsi ya nyuma. Kandi iyi minsi ya nyuma Bibiliya ikunda kwita iki gihe ni iminsi igizwe n'ibibi byinshi n'ibizira byinshi, harimo ibihishwe mu mitima y'abantu, ariko igihe kizagera bigahishurwa, ubwo wa munyabugome Paulo yavuze mu rwa 2 rw'Abatesalonike mu gice cya 2 azahishurwa akiyita Imana, ndetse agategeka abantu kurwanya Imana n'ibyayo no kumusenga kugira ngo bimure Imana mu buzima bwabo. Bityo rero hari akaga gakomeye kubatizera, ariko nanone uyu munsi imbabazi z'Imana ziracyahari, kuko Yoweri avuga ko mbere yuko abantu b'Imana binjira mu gihe cy'imigisha y'Imana hagomba kubaho igihe cyagenwe n'Imana cyo gusuka umujinya w'Imana ku bari mu isi. Ni kimwe n'ibivugwa muri Yesaya 63 umurongo wa 1. Bene data bakundwa rero, ijambo ry'Imana riduhamagarira kwihana no guhinduka bigishoboka, kuko ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko imbabazi z'Imana ntabwo zizahoraho. Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi nk'umunyembabazi rwose, ariko hari igihe Imana izahagarara ku bicu nk'umwami kandi nk'umucamanza. Icyo gihe kwihana ntikuzaba kugishoboka. Amahirwe ugifite ni ay'uyu munsi, kandi tubona neza yuko abizera nabo bahamagarirwa gukomera no kurushaho kwizera Yesu Kristo, ndetse no kurushaho kumunambaho nk'umwami n'umukiza wabo, bakemera kwikorera umusaraba bakamukurikira aho abayobora hose. Reka rero twe kwishinga ibinezeza by'ubu buzima, nubwo dukwiriye kuyibamo tukabishaka, ariko Bibiliya ivuga ko turi abashyitsi n'abimukira. Mbese umuntu yabazi ko iwabo ari muri Amerika azataha, bityo yarangiza akazamura umuturirwa wa etaje 80 hano i Kigali? Ababizi ko nubwo byagenda gutyo, nubwo yahasuka ayo mafaranga angana gutyo, ariko igihe kizagera akabisiga, kuko si iwabo. Ibyo abizi neza rwose, arabizi ko arabikora, wenda bizamugirira inyungu mu gihe runaka, ariko arabizi ko igihe kizagera agasubira iwabo. Ariko umunyarwanda we arubaka kuko azi ko ari iwabo, niyo yapfa akavaho bizasigarana n'abana be, kuko ariyo gakondo yiwe. Rero Bibiliya ivuga yuko turi mu isi nk'abashyitsi n'abimukira, ntabwo ariyo gakondo yacu, ahubwo hari gakondo Imana yaduteguriye. Iyo niyo turangamiye, niyo twifuza kugeramo, nkuko ijambo ry'Imana ribiduhamagarira. Rero ijambo ry'Imana ritwereka, twabonye muri iki gice cya 14 twabonye abacunguwe bahagararanye na Yesu ku musozi wa Sinayi. Tubona amatangazo 3 ahamagarira abantu kuramya Imana no kuyihimbaza. Yaremye ijuru n'isi, kadendeza inyanja n'amasoko, ndetse ko n'abantu bakwiriye guhunga bakava muri Babuloni, bakirengagiza ibinezeza by'ubu buzima, ntibitume bimura Imana mu buzima bwabo. Gukorera Imana, gukorera ubutunzi twabukorera, twabushaka, ariko iyo bigeze ku rwego bishobora gutuma twimura Imana, icyo gihe ikibazo kiba cyabaye. Nanone twabonye imisaruro 2. Umusaruro wa mbere ni umusaruro w'abizera basarurwa mu buryo bwo guhembwa igihe Kristo azaba agarutse. Aha ntabwo ninjira muri byinshi, kuko mu gice cya 20 tuzareba iby'ingoma y'imyaka 1000 Yesu Kristo azima hano ku isi ku ngoma y'ubwami bwa Dawidi. Ariko umusaruro wa kabiri nanone twabonye ko ari umujinya w'Imana uzasukwa ku bari mu isi
abanze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Abo bazahura n'akaga rwose gakomeye ubwo Imana izabasukaho umujinya wayo. Rero ijambo ry'Imana raduhamagarira kwihana bigishoboka, kuko ijambo ry'Imana ratubwira mu Baheburayo igice cya 3 umurongo wa 7 riti, niwumva ijwi ry'Uwiteka Imana uyu munsi, ntiwinangire umutima wawe nk'uko basogokuruza babigenje mu butayu, bigatuma umwuka wera arahirana umujinya yuko batazinjira mu buruhukiro bwe. Uyu munsi rero haracyariho uburuhukiro, aribwo Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Umwizeye wese ahabwa ubugingo buhoraho. Bibiliya iratubwira muri Yohana 13:14 ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu abayirebye bagakira bose, niko n'umwana w'umuntu azamanikwa kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Kristo yamanitswe ku giti kugira ngo aducungure tubabarirwe ibyaha, dukizwe iteka twari duciriweho ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, maze aduha ubuntu bw'Imana, aratubabarira kubamaze kumwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Rero ijambo ry'Imana riraguhamagarira kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kugira ngo nawe uhunge umujinya w'Imana uzatera isi ubwo abantu bazimura Imana mu buryo bukomeye, abandi bakanga kuyumvira, bakanga kwizera. Ariko tumenye neza yuko imbabazi z'Imana ntizizahoraho iteka ryose.